ni ya gahunda turimo ku isheni yacu ya Kasas Today yo kubaka ubuzima. Gahunda ni ya yindi, twubaka ubuzima ejo hazasange dukomeye. Uyu munsi aka kanya tugiye kuganira ku byiza bya siporo ya mu gitondo n'icyitonderwa gihari ku bantu bakunda gukora siporo ya mu gitondo bakayikora amasaha arengeje akenewe kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cyo kwita ku buzima tugiye kurebera hamwe akamaro ka siporo ya mu gitondo. Mbere ya byose, iyi siporo niba wajya kuyikora, niba ukunda kuyikora cyangwa se niba utayikoraga, iyi siporo ni urufunguzo rw'akanyamuneza ku muntu wese uyikora. Ubundi mu busanzwe abahanga mu bajya bakora iyi siporo ya mu gitondo, abenshi muri bo bavuga ko ngo iyo bagiye mu kazi bagakora neza kurushaho, kuko iyi siporo ya mu gitondo ngo izamura imisemburo ya endofinezi irwanya stress, ikarinda umuntu kwiriranwa umunabi ahubwo akumva yishimye. Ako ni akamaro ka siporo ya mu gitondo nkubwiye. Ikindi kandi hari ibindi byiza bya siporo ya mu gitondo ku muntu wese ubasha kuyikora. Siporo ya mu gitondo ifasha umubiri w'uyikora gutwika ibinure bidakenewe mu mubiri. Iyi siporo kuko umuntu aba yayikoze atararya, bifasha umubiri we gutwika ibinure bidakenewe mu mubiri. Ikindi kintu cya kabiri, umuntu ukoze iyi siporo ya mu gitondo asinzira neza nijoro. Iyi siporo ya mu gitondo ifasha umubiri gukangura buhoro buhoro imikaya ndetse n'umutima. Ikindi wazirikana neza cyane nuko siporo ya mu gitondo ari nziza cyane iyo ntacyo umuntu arashyira mu nda. Akenshi ahangaha bifasha bifuza gutakaza ibiro, ariko ngo ntibakagombye gukora siporo nyinshi mu cyumweru. Ibyo maze kukubwira ni akamaro ka siporo ya mu gitondo. Ifasha abashaka kugabanya ibiro, ifasha umubiri gutwika ibinure bidakenewe no kwirirwana akanyamuneza ndetse no kugabanya stress z'umubiri umuntu aba yirirwanye. Niba ushaka kugabanya stress, hari igihe ubyuka wari uzi ko waryamye ngo uruhuke, za stress y'ibya bibazo waryamanye, bya bitekerezo byinshi, ukumva nibyo ubyukanye. Mu by'ukuri ushobora kubyuka ugakora agasiporo nk'ako kwirukanka utagamije kwinaniza, ahubwo ugamije kuruhura mu mutwe, kumva umeze neza wishimiye mu mubiri wawe. Reka nkubwire icyitonderwa kuri siporo ya mu gitondo niba wajya kuyikora, niba ukunda kuyikora, ndetse kandi niba utajya kuyikora wifuza kujya uyikora, zirikana iki cyitonderwa, kuko ibi ngiye kukubwira byagaragajwe n'urubuga rukomeye ruvuga ku buzima cancersport.decathlon. rubitangaza rukangurira abantu bakunda kwita ku buzima bwabo nk'iyi gahunda turimo kuri Kasas Today ya twubaka ubuzima ejo hazasange dukomeye. Reka nkubwire icyitonderwa kuri siporo ya mu gitondo. Igihe uyikorera n'amasaha uyikorera, ni byiza cyane kumenya ibikwiye kwitonderwa kugira ngo siporo yawe ukora ya mu gitondo ikugirire akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Si byiza gukora siporo mu masaha akuze y'umugoroba nyuma ya saa moya z'umugoroba. Uko amasaha yo gusinzira agenda yegereza, umubiri ugenda ukonja gake gake, ukonja. Kandi siporo yo ikora ikinyuranyo. Ku muntu uri gukora siporo ishyushya umubiri, naho umuntu utari gukora siporo umubiri ugenda ukonja. Uko amasaha agenda azamuka, uko amasaha yo kuryama agenda yegereza, umubiri we ugenda ukonja. Naho ku muntu uri gukora siporo umubiri we urushaho kugenda ushyuha cyane. Kandi ibi bintu uko wegereza amasaha yo kuryama si byiza cyane ko unaniza umubiri ukaba washyushye cyane, ahubwo ni byiza ko uko wegereza amasaha yo kuryama umubiri ugenda ukonja gake gake, kubera imirimo uba wiriwemo umunsi wose uba wawukoresheje washyushye. Ni byiza cyane kujya kuryama
ukaruhuka, umubiri wawe usa nk'uwakonje gake gakeya. Ngo niyo mpamvu ari byiza gukora siporo mu gitondo nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwa Council Sport. Icyitonderwa cya kabiri ari nacyo gikomeye ku muntu wajya gukora siporo ya mu gitondo ariko akaba atazi iki kintu. Ni ingenzi cyane ko wumva neza iki kintu niba ukunda gukora siporo ya mu gitondo, ndetse kandi niba wifuza kujya uyikora, zirikana iki kintu ngiye kukubwira. Si byiza gukora siporo zikomeye mu gitondo kuko nta kintu umuntu aba yari yakarya ngo ahereze igifu cye kibashe kuba cyasya ibyo yagihaye. Siporo ya mu gitondo ntikwiye kurenza iminota iri hagati ya 30 ndetse na 45. Ku muntu wese wajya gukunda gukora siporo ya mu gitondo azirikana iki kintu. Nyamuneka niba wakundaga gukora siporo ya mu gitondo, zirikana ko udakwiye kurenza iminota hagati y'iminota 30 ndetse n'iminota 45, kubera ko nta kintu uba wahaye igifu cyawe. Ushobora no kuba wagirira ikibazo muri siporo ya mu gitondo kubera ko nta kintu uba wahaye igifu cyawe ngo kibashe kuguha imbaraga zifatika z'umwimerere z'umubiri, ahubwo bishobora kuguteza ikibazo. Ni byiza cyane ko udakwiye kurenza hagati y'iminota 30 ndetse na 45 kugira ngo ubone umusaruro w'icyo uvunikira. Ikindi kandi nakubwira ni uko kugira ngo siporo ya mu gitondo ikugirire umumaro, ubone umusaruro w'icyo ushaka kugeraho, bisaba ko uyikora uyikunze, nta gahato, uyishimiye, udahatiriza, kuko iyo bigusaba kuyihata utayikunze, utayishimiye, ntacyo bikugezaho. Ni byiza kwita kuri iki cyitonderwa. Hagati y'iminota 30 ndetse na 45 ukwiye kubyitaho kugira ngo ubashe kubona umusaruro w'icyo uvunikira. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro Care on Your Life, twubaka ubuzima ejo hazasange dukomeye, ku isheni ya Casas Today. Niba wanyuzwe n'amakuru wahawe ku bijyanye na siporo ya mu gitondo, ukabasha no gusobanukirwa akamaro kayo ku buzima bwawe bwa buri munsi, kora subscribe tujye tubasha kubana mu buzima bwa buri munsi. Tuba tugufitiye amakuru menshi agiye atandukanye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ijwi wumvaga kuri mikoro ni ijwi rya Yambi, intore mu mfura Santi Enje Umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions, African Black Dreamer Boy, Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas, Jimuno Supermafita antagonist. Ugira ibihe byiza, don't sleep when you gotta him. Hug life as I am alone.